What's up ukurikiye Kigali Top mwifurije ishya n'ihirwe mu byurimo byose mu byo waba uri gukora byose amahoro y'Imana yongere kubana nawe mu byo urimo byose. Gatanu kuri gatanu hano kuri Kigali Top tugeza amakuru y'imyidagaduro, sport, ubukungu, politics, tips z'ubuzima, utuntu n'utundi byagufasha umunsi ku munsi kugira ngo ukomeze kugubwa neza aho waba uri hose. Yuri kumva ndi Hero Willis nujye kuri Kigali Top. Nkuko nabikubwiye cyangwa se maze iminsi ndi gukora ibyegeranyo cyangwa se ndi kugeza mu makuru y'ukuntu abastar bagiye bategura ibitaramo ku munsi wa Valentine Day uri kugenda wegereza. Harabura iminsi mike cyane rwose ngo uyu munsi ugerweho. Iminsi mike y'ibura namaze kukubwira yuko hari abahanzi bazajya gutaramira mu bihugu byo hanze. Mubwira ko ubu tuvugana Bruce Melody, Christopher Digitoxic ndetse n'abandi bahanzi bakomeye bari hariya i Dubai. Ikindi mubwira ko Bravan azaba ari hariya mu gihugu cya Uganda. Charly nabo bamaze gukora igitaramo cyabo i Goma. Bruce Melody nawe ategerejwe i Goma kuri Severance, gusa ubu ngubu ari i Dubai. Ahangaha i Kigali rero ko twari tumenyereye Tofa atugezaho igitaramo umunsi w'abakundanye, ariko akaba yaradusigiye indirimbo ye nshya ni Bido. Tubwira ati we mwenjoying iyo ngiyo, ati nanjye mbaye ngereye hariya hakurya imahanga hariho i Dubai. Kora subscribe rero kugira ngo tujye tubana mu makuru atandukanye hano kuri Kigali Top. Ntukajye kure, bizagufasha kugenda umenya amakuru ari hirya no hino muri what's trending, what's popping. Nkuko rero biri, hari abagiye hanze ariko naho i Kigali navuga yuko dufite abahanzi bazaba bari kudusurutsa mu minsi y'abakundanye. Navugamo abahanzi batandukanye kandi nabo babishoboye, kandi nabo tubitezeho byinshi ko hari icyo bazaba batugezaho. Navuga yuko abo bahanzi n'abandi ni umuhanzi Bravan nawe ni umuhanzi ufite byinshi cyane yakwereka abakunzi b'umuziki, abakunzi b'ibitaramo, dore yuko hari hashize n'igihe kinini mutamubona ku stage bitewe n'ibihe byo kwirinda COVID-19 bigatuma nta bitaramo byari bihari. Ariko nakubwira yuko we ukunda Bravan uhishiwe hariya rwose. Igitaramo kigiye kuzaba kiba mu minsi y'abakundanye. Bravan mu minsi ufite rwose na EP hanze, ufite uturimbo twiza turimo nka karimbo tiku harimo nizo twagiye tumumenyamo nkagaragaza za oya n'izindi z'urukundo, This is Love n'izindi zitandukanye. Ntuzigere ubura wowe wifuza kuzajya show n'umukunzi wawe hariya kuri Canal Olympia hariya ku musozi wa Rebero. Ntabwo ari Bravan wenyine rero, kuko nawe azaba ari kumwe n'abahanzi bandi batandukanye, abahanzi nabo mwakunze. Ubundi nakubwira Bushido Kinyatrap. Nabwo yuko ari style ya music yaje hano igahindura ibintu byinshi, igatuma hip hop ya old school isa nkaho rwose icitsemo intege gatoya. Nubwo ntavuga yuko yacitse intege, kuko hari abahanzi bayikora, harimo nk'aba Bulldog, harimo nk'aba Riderman ndetse n'abandi, hamwe na nyakwigendera J-Boy nawe navuga yuko yari umwami w'iyi njyana ya hip hop ya old school. Gusa Kinyatrap Bushido nawe yaraje akora amateka atandukanye. Muramuzi yagiye kubita ama stage atandukanye, abari hano mu Rwanda, mu Uganda n'ahandi hagiye hatandukanye. Nawe tumwizeye kuhanga hariya muri Canal Olympia, nawe azaba ari kumwe na Bravan. Undi nakubwira uri kuri affiche na undi ni Alyn Sano. Alyn Sano nawe muramuzi n'umuhanzi wagiye aririmba
indirimbo zitandukanye, indirimbo nziza cyane z'urukundo, harimo indirimbo rwose mwagiye mukunda. Nawe akaba ari n'umuhanzi w'umuhanga cyane cyane nkamwe mukunda live, umuhanzi uririmba live by'ubuhanga bwinshi cyane. Nawe azaba habaye hariya kuri Canal Olympia. Si ibyo gusa kandi ko tuzaba turi kumwe, cyangwa se hazaba hari na Ish Kevin. Ntabwo ko nawe kwiyimitsa ari umuhanzi kwitwara neza cyane mu njyana ya hip hop. Abakunzi ba hip hop murumva yuko hari abahanzi mukunda bagezweho muri iyi minsi, kandi namwe mukunda indirimbo zituje z'urukundo. Nabikubwiye ko Alyn Sano ndetse na Bravan nawe bazaba barimo bagususurutsa 5 kuri 5. Nakubwira ko what's popping, what's trending ari iki gihari muri iyi minsi, n'iminsi y'abakundanye, wifuza kuba wajya kuryoshya n'umukunzi wawe, namwe hariya ntabwo mwatanzweyo kuko mushobora kuba mwanyarukirayo mukishimana n'ibi byamamare. Ndagusuje rero nkwifuriza gukomeza kugubwa neza, gusaba gukora subscribe nawe wayikoze ngushimira cyane. Tukabikure Kigali Top. Ciao bye na Hero we.